Reka dusenge twakira ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu turagushimiye Mana, tuguhimbarije gukiranuka kwawe kwinshi, tuguhimbarije umugambi wawe mwiza, tugushyiriye hejuru ijambo ryawe wandikishije kugira ngo uzaryizera wese azahererwe ubuzima muri ryo. Mubane natwe muri aka kanya karyo kandi tugirirwe neza n'Imana. Ijambo ryawe rigira imbaraga mu baryumva mu izina rya Yesu. Amen. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro kandi nanone ngewe ndi Pascal Barakagira. Uyu ni umunsi Imana yatugeneye kugira ngo tujye twumva ijambo ryayo ku masaha nk'aya kandi tunezezwe naryo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero dusome tuvuye mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 16 murongo wa 34. Igitabo cy'ibyo ku ngoma igice cyaho cya 16 umurongo waho wa 34 aranditse ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana nihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ngira ngo tuganireho ryitwa imbabazi z'Imana. Tuvuge ku mbabazi z'Imana, tuzivugeho, hanyuma tugende tuganira. Turebe aka gaciro k'imbabazi, turebe icyo imbabazi zatumariye, turebe icyo imbabazi zitumariye, turebe n'icyo imbabazi zizatumarira. Iyo bavuze imbabazi rimwe na rimwe hari igihe umuntu atabyumva, ariko Bibiliya ibivuga neza ikavuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, maze ibyaha yakoze byose bigatwikira. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho ibyo gukiranirwa, kandi Bibiliya ikabivuga neza ngo umutima we ntubemo uburiganya. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho ibyo gukiranirwa, umutima we ntubemo by'uburiganya. Ni ijambo rero ry'Imana ngira ngo tuvuganeho ryitwa imbabazi z'Imana. Hari hahenze imbabazi, ibindi byose ni make. Hari hahenze imbabazi, ibindi byose wabibona ku isoko. Hari hahenze imbabazi, ibindi byose wabigura ukabibona. Hari hahenze imbabazi. Izi mbabazi z'Imana twagiriwe ntabwo ari ikintu wavuga ngo ni ikintu kibonetse ahantu hose. Oya, hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, maze ibyaha yakoze bigatwikirwa. Yaba nge, yaba wowe, twese Bibiliya iyo igiye kutuvuga ituvuga nk'abantu bari barapfuye batakibaho, kuko itangira ivuga ngo namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ibahindura abazima. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko twari abapfu, twari twarapfuye, ariko duhindurwa abazima na Kristo atugiriye imbabazi. Abakunda kumenya amateka ya Bibiliya, abakunda kumenya ibintu cyane bya Bibiliya, muzi neza icyo Bibiliya igaragaza ku gucungurwa k'umuntu, inzira ndende byanyuzemo, ariko binyuramo nta kindi kibiteye uretse imbabazi. Yesu we aravuga ngo byanze bikunze aba bantu bariho, Aburahamu ntakiriho, Mose ntakiriho, nta muvugizi bagira mu isi, cyane ko isi gushije ishyano. Bibiliya bivuga nawe wasi ugushije ishyano ko shitani akumanukiye afite uburakari. Muri ubwo burakari rero ntihari harakariwe ibiti n'amabuye, hari harakariwe ikiremwa muntu. Hari harakariwe ikiremwa muntu. Muri ubwo burakari twebwe abatuye isi nta cyiza na kimwe twari twarakoze, kuko twagaragaraga mu maso y'Imana nk'abantu bavumwe. Ariko Kristo aje
aboneka ari incungu y'umuvumo twari dufite, kuko twari kuzacirwaho iteka. Ni Bibiliya bivuga ngo twari duciriweho iteka ryo gupfa, ariko Imana iduhindurana bazima na Kristo, iduhindurana bazima na Kristo. Bisobanuke neza rero ko umuntu wese utarababarirwa aba akigaragarwaho nk'uwapfuye, ariko uwababariwe aba abaye icyaremwe gishya. Nicyo gituma umuntu wababariwe adakwiye gupfusha imbabazi ubusa. Mu yandi magambo, twifashishije ingero zisanzwe, ikintu cyitwa imbabazi ni ikintu umuntu uwo ari we wese, by'umwihariko ku muntu waba yarafunzwe agahabwa imbabazi igihano cye kitararangira, niwe wakubwira ati Pascal icecekere wibivuga jewe ndabizi, nzi agaciro k'imbabazi, nzi agaciro k'imbabazi. Hari hahenze imbabazi rero, ngubwo ubutumwa nzanye kuri uyu mwanya, kuri uyu munsi. Hari hahenze imbabazi. Bakobwa mu nyumva, hari hahenze imbabazi, ibindi byose ni 0.0, ni make, ni ubusa ku busa. Bagabo bagore mu nteze ugutwi, ibintu byose munsi y'imbabazi ni make, hari hahenze imbabazi. Iyo ukurikiranye mu bigendanye n'imbabazi zitangwa mu bihugu n'icyacu kirimo, iyo umukuru w'igihugu avuze ngo atanze imbabazi ku mfungwa, ibyo gusa. Hazafungurwa aba bantu akabaha imbabazi. Mu Rwanda ho muranabizi zikunda gutangwa. Iyo utashye wari warakatiwe, nibwo umenya uburemere bw'imbabazi ugiriwe, nibwo umenya uburemere. Nuko bitashoboka ngo hagire umuntu nza guha umwanya atubwira ati jewe nigize nafungwa ndababarirwa narakatiwe iyi myaka, ni njyewe uzi uburemere bwabyo. Hari hahenze imbabazi. Izi mbabazi twagiriwe mu buryo twe tutatekerezaga ko twazibona, ariko uwagombaga kuziduha yabonaga tuzikwiye, kuko yabonaga hari undi mumaro tuzagira. Mu mategeko asanzwe agenga isi, iyo ngo umuntu ababariwe akongera agakora icyaha, icyo bita insubiracyaha, iyo basanze yari umwe mu bahawe imbabazi kandi agakora icyaha muri icyo gihe yaherewemo imbabazi, arongera bagakata kuri cya cyaha, bakamukatira ku cyaha yakoze icyo gihe, bagafatana cya gifungo yari kuzafungwa mu mbabazi ngo nacyo akagifunga. Ubwo nukuvuga ngo afungwa kabiri. Ariko uyu munsi imbabazi Imana yatugiriye turi kuzikerensa, tukazipfusha ubusa, tukazifata uko tutagakwiye kuzifata, nyamara ziraremereye. Imbabazi twagiriwe n'Imana ziraremereye. Imbabazi Imana yatugiriye zirahenze. Imbabazi zavuye muri Kristo zirahenze, ariko abantu bazipfushije ubusa, abantu barazanze, abantu bazifashe nk'aho batigize bababarirwa, abantu babayeho nk'aho batigize batunga Imana rurema. Bafashe imbabazi bazipfusha ubusa. Ariko Bibiliya ivuga ijambo rikomeye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19 ku murongo wa 19, aravuga ngo dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo nkijije ubugingo bwanjye sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata. Uyu ninde? Mbyibuke ko ari Loti, ariko yagiriwe imbabazi n'Imana. Imana iramubwira ngo Loti, nta kintu ndi buze gukora mu mbabazi ntakikumenyesheje. Turashimira Imana ko mu mbabazi twahawemo ubuzima tutatekerezaga. Hari ibyago byari byaradufashe biradufatisha, ariko tubonye imbabazi ibyago biribwiriza. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 24 umurongo wa 27, muze gusoma.
ati Uwiteka himbazwa Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava, nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Uyu ni wa mugaragu wavuze ati ibi bintu kugira ngo mbisobanukirwe n'imbabazi. Bya bintu twibwira ko tuzi si ubumenyi, ni imbabazi. Ko hari abo tungana batabizi batazanabimenya. Bya bintu dukora, bya bintu dutunze si ugukora cyane, ni imbabazi. Ko hari abo tungana batabitunze, hariho n'abatazabitunga, ni imbabazi. Igitabo cyo kuva igice cya 15 umurongo wa 13, Bibiliya ivuga ngo kubw'imbabazi zawe wangiriye imbere y'abantu wacunguye, wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Mu by'ukuri ntabwo twebwe twagiye ku Mana kuko ari aragisita ibaye ngo tugere ku Mana, ahubwo mu mbabazi z'Imana twaboneyemo no gucungurwa, tugirwa Mana yo mu ijuru we, duhabwa ihumure risesuye turiherewe mu mbabazi Imana itugiriye. Nimusoma Bibiliya iraryoshye cyane. Uzi ko mu gitabo cyo kuva mu gice cya 36 ku murongo wa 6 wavuga ngo Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Haleluya. Ni Imana y'ibambe, ni Imana y'imbabazi, ni imbabazi tugirirwa. Imana yo mu ijuru twahawe imbabazi, kandi maze mbigenzura, sinzi nimba hari undi n'umuntu uneza amatwi neza uri bwumva ibyo ndimo mvuga. Maze igihe mbigenzura, nta kintu ku isi gihenze. Ibi ni ibintu wumva bakubeshya ngo birahenze, ni make. Byahenze bene byo, abandi ni make. Nta mwenda ku isi uhenze ubaho, wahenze wawuguze, abandi ni make. Nta nzu nziza ihenze ibaho, ntibibaho ntayo. Inzu ihenze uyu munsi, nyuma y'umwaka cyangwa ibiri haza indi yiruta. Bigaragare ko ibyo bintu ni make. Umuntu yubaka nive 5, undi mwaka hakaza uwa 12, ya indi y'eshanu ikabirarangiye, ntiyongera no kuvugwa. Kubera iki? Ni ibintu bya make bisaza, ibintu bya make bisaza. Ariko imbabazi zahereye ku mwaka wa mbere, ku itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa mbere. Ndavuga aho twahereye tubara, ntabwo mvuga isi yahereye iremwa, aho twahereye tubara. Imbabazi zimaze imyaka 2020 zitaracuya, nta n'ikindi kirazisimbura. Nyumvira ukuntu imbabazi zihenze. Imbabazi Yesu yatugiriye niho twahereye tubara, ibya nyuma yaho ntabyo mvuga. Ndavuga aho twahereye tubara, tumaze 2020 mu mbabazi. Mu gihe ikintu cyakozwe mu kwa mbere ku mwaka wa mbere utakibona, naho cyari kiri ntiwakibona, n'icyari gihari ntiwakibona, n'icyakurikiyeho mu myaka 1000 nta gihari. Ariko imbabazi ziracyahari uko zari ziri premier z'ukwa mbere ku mwaka wa mbere n'uyu munsi 2020 twujuje imyaka 2020, za mbabazi ziracyameze kwaho, ziracyari original imbabazi z'Imana. Haleluya. Nta modoka ihenze ibaho, ntibazakubeshye. Yahenze uwayiguze, utarayigura abona ari ibisanzwe. Uwayiguze ni uzi ko yamuhenze, abandi ni ibisanzwe. Bintu byose ni make. Nta mugabo mwiza ubaho, umugabo mwiza n'uwawe, ni wowe ubereye mwiza, abandi ni ikibazo. Nta mugore mwiza ubaho, umugore mwiza n'uwawe n'uwanjye, ku bandi ni ikibazo. Ariko imbabazi z'Imana nizo. Imbabazi Bibiliya nimuyireba neza mukayisoma, ijambo imbabazi nimusoma mu gitabo cyo kuva mu gice cya 34 ku murongo wa 4 baravuga ngo igumaniri abantu bayo imbabazi kageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. Nukuvuga ngo imbabazi Imana ihaye njyewe Barakagira nonaha zizakweduka
zigere ku buzukuru banjye bibiha igihumbi. Urumva nimba ajya ngiriwe imbabazi nkabyara abana bari mu mbabazi bazakurira mu mbabazi, babyara bo mu mbabazi, babyara bo babyaye babo, babyaye babo, babyaye babo, babyaye, bigende bizagere ngo ku kintu cy'igihumbi ku bantu babo bibiha ibihumbi. Ubwo no kuvuga ngo twebwe turi mu gisekuru cy'imbabazi zaturutse muri Isiraheli. Urumva kuko biravuga ngo nawe Isiraheli nzakwagura, uzaba n'ubwoko bukomeye, n'abazagukomokaho n'abazava mu rukiryi rwawe. Ubwo turi mu mbabazi z'imyaka 2020 kandi zaratanzwe mu mwaka umwe ku itariki ya mbere kubw'imbabazi. Imbabazi twagiriwe imbabazi, ariko abantu bazitesheje agaciro. Abantu bari barababariwe n'Imana, babonye ko imbabazi Imana yabahaye zitari ngombwa, batangiye gukora ibidakorwa. Abantu bamaze usigaye witegereza ukabona abantu ibintu barimo bakora, ukibaza umuntu ibintu arimo akora yabitekerejeho, ariko si ukutabitekerezaho, yapfushije ubusa imbabazi. Umuntu wababariwe nta kina, umuntu wababariwe ahinda umushyitsi akavuga ngo ntazasubira hahandi. Bavuga ati reka ngende gake mu mbabazi, ejo ntazikanga nsubiye hahandi. Imbabazi zikaguhesha kubaho kubw'imbabazi nyine. Nimusoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cyaho cya 15 ku murongo w'9, murahasanga ijambo rivuga ngo wirinde kwibwira iby'ubuntu buke, utumwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nkeya mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha, adatakira Uwiteka akurega ukagibwaho n'urubanza. Uyu munsi wa none imbabazi mu bantu zirabuze kandi bo barababariwe. Wirinde kwibwira iby'ubuntu bukeya, wirinde ndugu yangu, wirinde kwibwira iby'ubuntu buke. Hari abantu barwaye inzika abandi ngo bumva batazanabababarira, ariko nimba hari ikintu ku isi kigura make ni imbabazi. Ndavuga imbabazi, ndavuga ijambo ryitwa imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizo mvuga. Yesu ashimwe cyane. Wirinde we kwibwira iby'ubuntu buke. Uramenye, ntiwibwire iby'ubuntu buke nshuti yanjye. Ni Bibiliya ibikubuza, kuko mu mbabazi z'Imana harimo kubaho gukomeye, harimo gutungana kw'Imana. Imbabazi, abantu bafashe imbabazi z'Imana bazibona nkaho, kandi kubabarirwa byarahenze, byafashe ikintu gikomeye kugira ngo twitwe abana b'Imana. Nicyo gituma uwacu yanditse aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzaza ntabwo kurerekanwa. Icyakora cyo Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Nimusoma muri Yohana igice, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere, murongo wa 8, wa 9, wa 10, wa 12, haranditse ngo yaje mube ntibamwemera, aza mu bye ntibamukunda, icyakora cy'abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba, ntabwo ari ukwitwa. Abantu bababariye ntibakitwa, ahubwo barabaye. Yaratubabariye twunga n'Imana. Nicyo gituma Bibiliya itubwiye ngo mwe kwibwira iby'ubuntu bukeya, muvuga ngo umwaka utaha bizagenda gutya. Hari umuntu ukubwira ngo azihana agiye gupfa, wabibwirwa n'iki se? Rurateguza? Mu bintu nabonye bidateguza urupfu rubamo. Ikikwereka ko urupfu rudateguza, muri bije abantu bapanga ntibarushyiramo. Kandi niba umuntu akwiye gupanga bije z'ubukwe, agakora iby'ibirori bye, agadekoresha, agakodesha amasare, abantu bagakwiye no kubukinga ku irimbi, cyangwa se bakanabukinga imyenda bazambara, bagaha abantu badekora, bakaba bafasha avance. Ariko kuko rudateguzwa ntibikorwa.
ntabwo bikorwa, yaba rwatego. Nicyo gituma rero urupfu udakwiye kuvuga ngo nzapfa iki gihe. N'ubu tuvugana ndimo mvuga ijambo ry'Imana, mu kanya wakumva ngo ibya Barakagira byarangiye kuko ntiruteguza, nta nubwo umenya aho rwanyuze. Ariko imbabazi zo iyo zikurimo wumva uzifite, niyo ugiye gupfa ntabwo bugira. Kubera iki? Umuntu wababariwe aba yarazutse. Umuntu wapfuye wazutse rero ntatinya gupfa kuko n'ubundi aba yarahuye n'urupfu. Nicyo gituma ubona abantu bapfuye ntibatinya urupfu, ariko utarapfa agira ubwoba bwarwo. Bibiliya iravuga ngo twapfanye nawe tuzukana nawe. Twe twarapfuye, abababariwe barapfuye barazuka. Imbabazi. Uzi ko igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 28:56 havuga ngo umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nk'umugabo we aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we. Iri jambo wabuze icyo risobanura. Abantu baradamaraye kugeza ku rwego bakandagiye mu mbabazi, bakandagiye mu mbabazi, ariko iherezo ry'ibyo ngo bazarebana imbabazi nkeya kuko batagifite uko bareba, baseguwe abana baba abahungu n'abakobwa, ibyago byabugarije, bazarebana imbabazi nke. Kandi bari barafashe imbabazi bazipfusha ubusa, bazikandagiramo, barazihonyora. Uyu munsi abantu bapfushije imbabazi z'Imana ubusa. Bibiliya ivuga iki muri Yosuwa 11? Iravuga ngo 20:11-20. Ibyo byaturutse ku Uwiteka kuko yanangiraga imitima yabo bakaza kurwana n'Abisiraheli. Yagiraga ngo abarimbure pe, batagirirwa imbabazi, ahubwo barimburwe nk'uko Uwiteka yategetse. Ibyo byaturutse ku Uwiteka. Yabikoreraga iki? Baba bisha Imana yakurwaniriye igakura mu nzira, yabikoreraga iki? Ibyo byaturutse ku Uwiteka kuko yanangiraga imitima yabo bakaza kurwana n'Abisiraheli. Hari ibintu Imana yigije yo kubw'imbabazi, atari ukubw'ubushobozi. Amafaranga yanze, ubwenge bwanze, ba mama ba papa inshuti abavandimwe byanze, ariko imbabazi z'Imana zirabikora. Ibyo byaturutse ku Uwiteka. Subiza amaso inyuma urebe imbabazi uburyo zagiye zikurokora kenshi, ariko uyu munsi abantu bazipfushije ubusa. Ndugu ya imbabazi z'Imana zirahenda, ibindi byose ni make. 0.0. Imbabazi nizo zari zihenze. Nicyo gituma umuntu wababariwe ntakwiye kugira ubwoba bw'ubuzima kuko yamubabariye igena n'ubuzima bwe. Nicyo gituma umuntu wababariwe adakwiye kugira ubwoba bw'ibihe kuko yamubabariye niyigena ibihe. Imbabazi nizo zari zihenze, umuceri ugura make. Imbabazi nizo zari zihenze, abafiyanse na fiyansaye ni make. Imbabazi nizo zari zihenze, aho kuba naho gutura ni ubuntu. Imbabazi nizo zari zihenze, abagabo n'abagore ni make. Imbabazi zirahenze, ntaho zihuriye na bya bindi ubona abantu bakora. No, imbabazi nizo za mbere. Ibintu umuntu wese uzakubaza ngo ni iki gihenze ku isi, uzamubwira ngo ni imbabazi. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Bisobanuke ko bya byaha wakoze, nakoze, twakoze, mwakoze ntaho byagiye, ariko imbabazi zarabitwikiriye. Ubwo ni ukuvuga ko umuntu wikuyeho imbabazi aba anatwikuruye ibyaha bye. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha yakoze bigatwikirwa. Hababariwe ibicumuro, ibyaha biratwikirwa. Ni ukuvuga rero ngo umuntu ukeresheje imbabazi z'Imana, ibyaha bijya ku mugaragaro uko byakabaye. Mwirinde, twirinde, nirinde imbabazi. Kubaka urugo ntibigoye, hagoye imbabazi. Umugabo si mubi, umugore si mubi, ikigoye ni imbabazi. Hahenze imbabazi.
kubona ibyo ugaburira abana biroroshye kuko ibaduha ibizi n'impamvu. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka ukaba umugisha uhawe ababyeyi. Bigaragare rero ko jyewe ndi umukozi w'Imana, nderera Imana, ntabwo Imana yakwemera ko abana bayo basonza kuko jye ndi umukozi, igomba gutanga ibirera abana bayo, nanjye umukozi nkabyungukiramo nkabariraho. Ko ni umugisha Imana itanga. Abana twiratana si abacu. Umva uko Bibiliya ivuga, abana ni umwandu, ni ubwoko buturuka ku Uwiteka, ariko ikaba impano ihawe ababyeyi. Iyo ni impano rero nkwiye gucunga, ariko nkajya ngereka n'uwayincungishije nkamubwira ni byanze, ibindi byose ni make. Ntabwo nize ndapfuye, baba data we. Ntabwo kubaho ari ukwiga wangu, ahubwo kubaho ni ukubabarirwa. Ko hari abantu bize nawe uzi batazi icyo akazi ari cyo, abavuga ati niyo mbimenya nkayagura ibiryo nkabirya cyangwa nkayubakamo inzu nkayibamo. Ntabwo ngo nta kazi ngira, ntabwo kubaho ari ugukora, kubaho ni ukubabarirwa, kuko ntawe utabizi. Twese isi yose imaze mu gifungo hafi amezi 6. Mu Rwanda twakimazemo amezi 3 n'iminsi irengaho, buri wese afungiwe iwe mu rugo kandi yitunze. Ntazagira umuntu wongera kuvuga ko atafunzwe. Twese twarafunzwe amezi 3. Bya byangombwa basaba yuko utafunzwe nuko nta testation wabona ujye ubyongeraho. Tugira n'ikintu gikomeye cyo gufungwa twitunze. Ubundi muri gereza bakurikirana imfungwa bakanazigaburira, ariko mu gifungo twamazemo 3 buri wese yari yitunze ku isi hose no mu Rwanda. Ariko imbabazi z'Imana zirongera ziduha agahenge, turasohotse. None gusohoka kwacu tubipfushije ubusa, tubyanganiyemo, tubigambaniyemo, tubyamburiyemo, tubyesikorokeyemo. Kubera iki? Dukeresheje imbabazi. Ndavuga ijambo ryitwa imbabazi. Hari hahenze imbabazi. Inkweto wambaye ntihenda, inkweto nambara ntihenda. Ninjye yahenze, ni wowe yahenze, ku bandi ni make. Nta kintu gihenze ku isi kibaho, nta kintu gikomeye ku isi kibaho, nta bwami bukomera ku isi, kuko nta bumara imyaka nk'iyi imbabazi zimaze, burasimburana. Icyo gituma nta muntu n'umwe agakwiye kugirira nabi mugenzi we, kwirata kuri mugenzi we, gushusha mugenzi we, ahubwo abantu bose twagakwiye kubana amahoro. Kubera iki? Imbabazi zibiruta byose. Nta kintu gihitinga imyaka 5, ntacyo. Mubyara umwana uyu munsi mwaramubuze, impundu zikavuga, abantu bakabahemba, abantu bagahurura, ukajya kurongorwa, bride shower zigakorwa, amasahani bakakugurira, wagera mu rugo akameneka, ukazagera n'igihe ntayo ugira. Wa mwana mwabyiniraga ejo agapfa, wa mugore wari waragize icyatwa ejo agapfa ugashaka undi, wa mugabo wari warashatse warishimye ejo mugashwana, mukadevorusa mwaradutumiye muturushya. Imodoka zikavayo, amafaranga akavayo, abakodesha imyenda ikavayo. Ariko kuki ubundi abantu badutumira bajya kubana, bajya gutandukana ntibadutumire? Bagiye n'ubundi badutumira nk'uko badutumiye bagiye kubana, bakongera bagakora bya birori bakadusezera, bakavuga ati mwarakoze kudushingira ntibigikunze turatandukanye. Musore ugafata umwana w'abandi ukamusubiza iwabo, ukamuha iwabo, n'iwabo nawe ugasubira iwanyu, cyangwa umwe akajya ukundi ukwe. Ariko muraturushya, abantu bararushya, barangiza bajya gutandukana bakabihisha. Ubundi baturuhirizaga. Ariko imbabazi zo Bibiliya yavuze ngo zizabomaho iteka, mu gihe uwo mwashakanye atakomaho, mu gihe byagenda gutya ntibigende kuriya. Imbabazi. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 20 umurongo waho wa 14 aravuga ngo kandi imbabazi zimeze nk'iz'Uwiteka ntuzazigirire mu gihugu nzaba nkiriho cyonyine ngo ndapfa. Uyu ninde? Umukozi w'Imana bavuga ngo kandi imbabazi zimeze nk'uz'Uwiteka. Ninde wundi wazingirira ntarapfa? Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Imbabazi. Nimusoma igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 5 haranditse ngo nuko Dawidi atuma intumwa kubi Yabeshi y'i Galeyadi, arababwira ati muragahirwa n'Uwiteka kuko mwagiriye shobuja Sawuli imbabazi mutyo mukamuhamba.
ubuzi ko hari abantu bananiwe gufasha abantu kandi batabuze uko babafasha, bakananirwa kubagirira imbabazi kandi bafite ibikorwa by'imbabazi. Ukabana n'umuntu uba mu nzu yagwiriye, ubibona neza ko inzu yamugwiriye ari amabati yonyine, wamugurira 20, ukamuburira imbabazi ukumva warinjije kuba atagira inzu nk'iyo ufite. Reka kuba umuntu adafite nk'ibyo mfite si ubujiji, kuba ntafite nk'ibyo ufite si ubujiji. Aha rero ngo Dawidi yatumiye abantu arabashimira, arababwira ngo mwarakoze abantu biyabeshi guhamba Sawuli mukamukura ku gasozi ntaribwe n'imbwa, mwamugiriye imbabazi muramuhisha mumugirira ibintu byiza, ntimwakwemera ko umurambo w'ishinyagurwa, ndabashimiye kubw'imbabazi mwamugiriye. Ariko abantu mwisi tubuza imbabazi. Dawidi se arajya gushimira uno mugabo ntiyari umwanzi we? Arajya gushimira bamukuye ku gasozi ngo ataribwa n'inyamaswa ntiyari umwanzi? Ariko kuko Dawidi yari yarababariwe, nawe arababarira avuga ati nubwo wari umubisha wanjye ntacyo, sinkwiye kubona umurambo wawe ushinyagurirwa ku muhanda, bamushyingura mu cyubahiro. Ariko ubu munsi wa none bamwe baba bavuga ngo yo gapfa, yo kagira atyo, yo kagira gutya, yo kagira gutya. Ariko ndakubwiza ukuri, umuntu wababariwe ntamera atyo. Imbabazi, ijambo ryitwa imbabazi. Haleluya. Uzi ko nasomye muri Bibiliya mu gitabo cya 2 cya Samweli mu bice 7 ku murongo wa 15 hari ijambo umuntu mukuru ndaza kumuha umwanya atubwire. Uzi ko handitse ngo kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho, kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho. Iri jambo komoroka ni ikintu cyabaga uko mbyumva nukomatana n'ikintu ku buryo ugikuyeho kivanaho n'uruhu. Ntabwo rero imbabazi nabagiriye zirafashe, zabafasheho, ntabwo zizabomorokaho. Mwizipfusha ubusa babyeyi, bagabo, bagore, mwizipfusha ubusa. Hari igihe ubana n'umuntu ubara nabi nawe akakubarisha nabi, ariko ntibyagatumye mwikuraho imbabazi z'Imana. Ubuhemu buri mu isi nibwagatumye abantu bikuraho imbabazi z'Imana. Kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho nk'uko zomorotse kuri Sawuli, nagukuye imbere. Wo ni Imana yabwiraga Dawidi. Imbabazi z'Uwiteka ku muntu yazihaye ntizizamwomorokaho, ariko abagomera Uwiteka zizabomorokaho nk'uko zomorotse kuri Sawuli. Uzi ko Dawidi yagiriwe imbabazi n'Imana akaziha agaciro, haciye iminsi abantu bose bamugiriye nabi bava ku isi baragenda, hasigara we wenyine ari we widegembya mu gihugu. Amaze kukibamo ngo aricara aravuga ngo izi mbabazi nagiriwe n'Uwiteka zipfuye ubusa. Umva amagambo yavuze mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 9 umurongo wa 3. Yaravuze ngo umwami arabaza ati harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Ntawe ukiriho. Ariko se wowe ubu wabaza ngo nta muntu wo kwa runaka ukiriho, cyangwa wavuga ati baragashirira ku icumu bo katsendwe ibyo badukoze? Imbabazi nizo zikenewe. Nimba warababariwe, ingingo Imana nawe iguha imbabazi. Dawidi bamukoreye ibintu bibi barangije barapfa, ariko ngo amaze kugera ku buyobozi aravuga ati jewe mwene Yesayi nakwicara hano bigakunda. Izi ni imbabazi z'Imana. Ngo nawe aravuga ngo izi mbabazi ngiye gushaka umuntu nawe nziheraho umugisha. Aravuga ngo nta muntu ukiriho mu bandwanyaga, mugirire imbabazi z'Imana. Ariko uyu munsi aba yibaza ngo impamvu maze iminsi hariya, ariko buriya runaka amaze iminsi hariya mu buhe buryo we? Ariko buriya runaka akora hariya nkande, ahakora nk'imbabazi zamugiye yagiriwe zirahamushyira. Nta kintu wakora hejuru y'imbabazi ngo uhemukire uwazigiriwe. Imbabazi zibungabunga umutekano w'abazifite. Imbabazi zirwanirira abazigiriwe. Imbabazi zivuganira abazigiriwe. Nicyo gituma ushobora kurwana ku muntu wababariwe we yararinze imbabazi ze, ukarinda usaza utamushyikiriye. Umuntu wababariwe ameze nk'umuyaga, umuyaga ntiwawufata. Umuntu wababariwe ameze nk'isabune, isabune iranyerera ntiwayihamya mu kiganza ngo uyipfumbate. Umuntu wababariwe aranyerera. Imbabazi. Yesu Kristo nashimwe. Ntawe ukiriho ngo mugirire imbabazi z'Imana. Uyu munsi ndinginga Imana nawe nkwinginga woneze ugutwi,
muri uyu mwanya, muri gurupe ubamo, aho ukorera, aho ugenda, mu bushumeri bwawe, ndinginga Imana se wa Yesu, nyinginga nawe umfashije, tuyibwire ngo Mana, imbabazi zawe nizitugumeho, kandi nidusanga twarakoze iby'isoni nkeya, tubwire Imana ngo Mana, imbabazi zawe ntizituveho, tubabarire utugarurire imbabazi zawe. Umuntu wese ahindukire uvuge ati aho navuye ndahaza, uburyo nari ndiho ntarababarirwa ndabizi. Mujye musubiza n'amaso inyuma, murebe abo tuvukana, murebe aho tuvuka, murebe abo twareranwe, kugira ngo umenye agaciro k'imbabazi. Jya usubiza amaso inyuma, urebe abantu wowe wakira imbabazi bakazikerensa, urebe uko bariho. Bamwe ntibakina bongeho, abo tungana benshi ntibabaho, abasigaye ni abasaza. Umwe we yakutse n'amenyo, ejo bundi nari mu cyari wacu, araza kunsuhuza yambaye ingofero, ndamuyoberwa, ampamagara izina kera narababarirwaga, nagiraga amazina mabi, ariko maze kubabarirwa amazina arahinduka, ubundi icyaremwe gishya muri Kristo. Ariko se byavuye ku kikumbabazi? Nta kintu wakora ngo usenye urugo rw'umuntu wababariwe. Tugira rero n'abantu biyorobeka ukagira ngo barakijijwe, barababariwe, ariko ari ingenza zigenda zireba, yasanga hari ibyo ugezeho atarabigeraho akumva yagusenyera. Tugira n'abantu bahawe imbabazi ariko bakazikereza ku buryo batazifatiramo ibyemezo, ugasanga abantu bitsimbataye ku rugo rw'umuntu bigira ngo ni abahanuzi, ariko bahanura ibinyoma bipfuye by'amafuti, bashaka gusenya urugo rw'abantu bababara. Nta muntu wababariwe wagerageza gusenya ibyo, kuko imbabazi ziramugenzurira. Imbabazi. Uwo muhungu ndamubona, araza aransuhuza, hari mu gitondo, ngo aramufe, ngo naramufe, nyoberwa icyambwiye ngira ngo nurundi rurimi, ati waramufe, aterega nabaye mapengu, te nta menyo nyigira, naho ubwo ngo arambwiye ngo naramutse, naho warabavuga ngo naramufe. Ndamubaza nti yo nuri runaka? Ati ndiwe mwana, ati boss, ati ndiwe, ati se baracyakwita ka kazina nitwaga Rutwe kera ntarababarirwa. Ndamubwira ni Imana yaminduriye amateka, nitwa Pascal Barakagira, ntarya yari amazina y'ubuzima twabagamo budasobanutse, ariko Imana yaradusobanuye, twitwa amazina yacu bwite. Imbabazi zaduhinduriye amazina, murazikeresha. Imbabazi zadushubije ubuzima tukaba turi abantu zipfa ubusa, twongera tuzikandagiremo nk'uyu mugore Bibiliya ivuze hano. Imbabazi zatujeho tugahabwa ubuzima gatozi muri Kristo, twongera tuzipfusha ubusa bila mupango kama wajinga kweli. Imbabazi. Tubabarirwe, Imana iduhamagare, iduha ubuzima, nitumara kugira ubuzima twiyumvemo ko tubayeho, nitumara kubaho dufate kubaho, tubipfusha ubusa nibikabi. Ndavuga imbabazi. Imbabazi Imana yatugiriye zirahenze, bashuti banjye. Imbabazi Imana yatugereye zirahenze, bakozi b'Imana. Tekereza kumva Imana ikugirira imbabazi, ikihanukira ikaguha igazeti yayo ngo ujye uyisoma. Ninde wapfa guhangara igazeti ya leta? Bibiliya Imana yaduhaye ni igazeti y'ijuru. Ugasanga umuntu nkanjye wa fake, wa nta kigenda, ndababariwe, Imana impinduriye ubuzima, mbaye uku nguku, ndeshye uku nguku. Imana iti ndagutoranyije, jya umvugira, kandi hari abandi bandusha akanwa, hari abandi bandusha gusoma. Ibonye ari njye ukwiye kuza kuvuga ubu butumwa, ibonye ari njye ukwiye gutumirwa aya masango mvuga ubu butumwa, ibonye ari njye ukwiye kuvuga, none hari abandi bantu bandusha kuvuga. Nkibaza harya ubwo bivuye kuki? Bibiliya ikavuga ngo si kubw'amaboko, aleluya, si kubw'amaboko, si no kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka w'imbabazi z'Imana. Si kubw'amaboko kuba uruhuriwe, si kubw'amaboko kuba nduwo ndiwe, si kubw'amaboko kuba turi ibyo, ahubwo ni kubw'imbabazi. Umuntu umwe yigeze kumbwira ngo Pascal, ngo ngewe ngo mbona uzapfa udakuze.
ari ugupfa ntakuze no gupfa nkuze byose si ugupfa, ahubwo niyo umbwira ngo ubona nzapfa ntakize, naho gupfa ntakuze byose ni ugupfa, urukurindiriye ari uyu munsi byose ni ugupfa, mpfuye nkuze mpfuye ntanakuze byose ni ugupfa. Nese ubona nzazira iki? Ati sinyikubwiye, ati ariko mbona uzapfa udakuze. Ariko ze gupfa ni ibikiza, gupfa si ugupfa. Ibintu byose turuhira mw'isi, hari isanduku irenza miliyoni, ihenda igura miliyoni 1,200,000, hariyo nabonye ngo 1,200,000, ariko kuva ku 23,000 ubona isanduku. Ibindi byose waruhiye bigasigariyo, ariko imbabazi ujyana nazo. Imana ishimwe, imbabazi niyo upfuye ujyana nazo, kuko Bibiliya iravuga ngo abasinziriye muri we kubw'imbabazi bazazukira kubona ubugingo, natwe abazaba bakiriho duhinduranwe hamwe nabo. Urumva imbabazi ujyana nazo, ariko ibyo waruhiye ubisiga inaha babirwanira. Icyo gituma nimbona icyo niha nziha, sinzisondeka mwene Mana, sinzisondeka, sinzifuza icyo nzakenera nzakiha, ko byose urabiruhira bigasigara. Imbabazi ni ikintu kiremereye mu buryo kidakwiye gupfushwa ubusa. Habaye hari nk'umuntu w'umunyamategeko uri hano twumva yaza kutwunganira, ariko imbabazi zirahenze kuruta ibindi bintu byose. Bagabo bagenzi banjye, mwikerese imbabazi. Abantu bakeresheje imbabazi kugeza ku rwego bashinga utubari ari abakristo barababariwe. Hari umushuti wanjye wambwiye ati ngwino ngutembereze nkwereke, ngira ngo ni n'ibintu byiza agiye kunyereka. Anzamukana ahantu hafa, arambwira ati tegereza urebe, ndabona abantu bicaye baguwe neza, ndabona barimo banywa amaji n'iki. Arambwira ati yasa amaji n'inzoga. Ati usu umukristo asa washinze akabari hano. Ndabwira ntibibaho se. Mba ngeze kubona ari nzi ndamuramutsa, ndamubwira gira amahoro, ati tuyasangire. Nise kuri hano ati tuba turimo tunywa gakeya hano twumva ukuntu Yesu agira neza. Ati ahangaha hari umutumishi wagabanyijemo imisemburo. Ati hano imisemburo iba yagabanutse nta kibazo tugira. Ati kandi Imana itwemerera kunywa gake. Imbabazi abantu barazikeresheje kugeza ku rwego benga inzoga bagashinga utubari bari abakristo. Imbabazi ababyeyi barazikeresheje kugeza ku rwego batingo bakajya gushaka ahandi. Noneho hariho n'ubuhanuzi utamenya ubwoko bwabwo, ngo mbonye umugabo wawe azapfa ugashaka undi mugore, nguriya mugore mubana si uwawe, kuko umugore tubana utari uwanjye tubyaranye inshuro zirenze 3, ubwo abo bana nimba atari abanjye bazaba abana. Ubwo umuntu abura umuco akabura n'ikinyabupfu. Wowe n'ibintu abantu bakubwira nunagenzura ngo ubanze urebe, ese niba bakubwira ko umugore cyangwa umugabo mubana atari uwawe, mwarabyaranye 3 cyangwa 4, nimba atari uwawe ubwo abo bana ni abandi. Wagiye unagenzura ukavuga ati hari ubundi ubwo koko niba atari uwanjye ngo bintu ngibi. Kubera abantu bakeresheje imbabazi z'Imana bazihindura indamu zabo n'imyumvire yabo, binavuyemo ingaruka mbi. Abanyamadini barapfa abantu batabyaye, barapfa abantu bizanye. Ngewe narizanye, nizana mu rusengero, nta muntu ukwiye kumfa, nta muntu ukwiye kundwanira, ahubwo bagakwiye kwicara hasi tugahuza tukayoboka Imana, kuko turi bene Imana twarababara. Ariko umuntu ugasanga arimo arabarira imibare abantu atabyaye. Kubera iki? Yakeresheje imbabazi. Yafashe imbabazi z'Imana zihindura ubuntu buke, azihindura iby'isoni nke. Ugasanga umuntu arigira umushinga abantu bizanye bazanywe n'imbabazi, baje mu iteraniro, baje mu makoraniro, akabara ati mfite abanaba. Ugasanga umuntu arirata ngo abakristo banjye wakuye ese twakuye. N'abanyambabazi n'abantu bababariwe bihuriza hamwe kugira ngo bashimire neza bagiriwe. Nicyo gituma bivuga ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Twebwe twahuriye hamwe kubera umunezero w'imbabazi. Bita byitwa urusengero, bita byitwa ikoraniro aho duhurira, ariko burya tuba twirata imbabazi nta kindi. Kwacu weravuze ngo nta kindi nkirata uretse umusaraba wa Kristo, uwo wanteye wambereye ibyiringiro by'uyu munsi n'ibizaza. Ibindi byose ni .0. Imbabazi zirahenze. Abaririmbyi bamwe bakeresheje imbabazi, abavuga butumwa bamwe dukeresheje imbabazi, abahanuzi benshi bakeresheje imbabazi.
hari hahenze imbabazi. Ugasanga umuntu ari ku muhanda agenda avuga urabizi runaka we yaraguye burundu. Yaraguye ni wowe wamugushije. Nimba atari yarababariwe urarwana n'iki? Nimba atahaye agaciro imbabazi cyangwa se akaba we wari uzi ko yababariwe akaba atarababariwe, simpamya ko umuntu wababariwe agaha imbabazi agaciro ashobora kuzitesha agaciro. Ariko abantu barimo barareba ukuntu wagira ngo ni ibintu bidafite icyo bibamari. Imbabazi, wamenya amakuru ya runaka. Jewe nshinzwe kumenya amakuru y'abantu, genda umunyamakuru. Amakuru Barakagira ni meza. Wamenya amakuru y'itorero, wamenya aho bigeze. Jewe se ese amakuru y'itorero, jewe urambaza amakuru y'itorero, ndi umuvugizi waryo. Umbaza aho bigeze, ni amasiganwa se. Mvuge ntibahagurutse aho abageze aha. Ibyo bintu urabimbaza. Jewe ibyo bintu wembaza ati amakuru y'urugo rwawe, amakuru yo mu mwuka, amakuru yawe n'Imana. Ibyo bintu byo napfa kubimenya kuko mbana nabyo ijana. Ariko urambaza amakuru y'amadini n'amatorero, genda umuvugizi waryo. Ngo ibikinamenye. Ubu tugira abantu batesheje agaciro imbabazi, birirwa batuka umurimo w'Imana, birirwa batuka abakozi b'Imana ngo nuko yamubonye aha, ngo runaka yaraguye. Ariko burya mu mvugo nyarwanda baravuga ngo umwana w'ikigo ryiyambura ubusa nyina. Iyo wambuye ubusa abantu b'Imana burya nawe ntuba wisize. Niba unamubonye uramubonye, ariko biba nyirabayazana wasansibirize ngo ujye gusansibiriza ko wabonye umuntu ngo wagize gutya. Ngo ariko oya, ahubwo we bwira Imana ngo Mana za mbabazi watugiriye wambabariye zikongera zikamugarukaho. Tukakira imbabazi aho gushyushya inkuru. Nta muntu wababariwe ukereza imbabazi. Iyo uzikeresheje ugira umwaku. Iyo ukeresheje imbabazi z'Imana ugira umwaku. Iyo ufashe imbabazi z'Imana ukazifata uko uzumva bitera umwaku. Uzi ko Dawidi muri Zaburi ya 25 umurongo wa 7 yavuze ngo ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye nk'uko imbabazi zawe ziri, aba ariko unyibuka kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. Ntubyibuke. Turashimira Imana itibuka. Ariko rubanda bo bazi n'amatariki, bazi n'igihe byabereye, bazi nuko byagenze igihe cyose. Imbabazi zirakenewe. Witesha agaciro imbabazi z'Imana. Nimba warababariwe gungumiriza cyangwa se komeza imbabazi z'Imana uzikomeza. Nimba warababariwe fata imbabazi z'Imana uzihe umwanya muri wowe. Nimba warakiriye Kristo mukomeze, n'uwo kwizerwa, niwe banze ry'ubuzima, n'ibitarakorwa azabikora. Nimba warizeye neza yuko wabyawe ubwa kabiri, hagaciro ku bivuko ubwa kabiri, uhagacira amaraso ya Yesu. Kubera rero ko ari agatonyanga kamenetse abantu baragakeresa bagira ngo nta kazi kakoze. Uzabaza umusirikare witwa Ronjini wari uhagaze imbere y'umusaraba amaze gucumitamo icumu, havuyemo agatonyanga kamwe, ngo yari impumyi yapfuye ijisho. Agatonyanga karamukiza, kandi kwa muganga byari byaranze ari umujenerali mu ngabo, baramuvuza ahantu hose biranga. Ariko agatonyanga kuko rero kamenetse ari agatonyanga, abantu bumva nta gaciro. Muha agaciro imbabazi zavuye mu maraso. Mwongere mugirire Imana icyizere. Mperutse gutambutsa itangazo ku bantu bose bizera, ndababwira ngo Uwiteka agiye kongera gufungura ibintu byose bigende neza. Ariko se arabifungurira abande? Insengero zigiye kongera zikora ibikorwa, zisenge, ibiterane bibe, amakorari asohoke. Ariko se tuzasohoka turi bande? Tuzajya mu biterane turi bande? Tuzongera gukora amarawunci turi bande? Ko abantu bamwe bakeresheje imbabazi ngo nta kundi twari kubigenza. Ubwo urumva igisubizo wasubiza ari hahirwa uwihangana, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Zaburi ya 31 umurongo wa 22 yo ivuga ijambo ryiza ikavuga ngo Uwiteka himbazwe kuko yanyerekeye imbabazi ze zitangaza mu mudugudu ufite igihome gikomeye. Mana ishimwe, yatwerekeye imbabazi zayo mu midugudu ifite ibihome bikomeye. Imana yatwerekeye imbabazi zayo mu bakomeye. Nta muntu numwe, hari igihe wumvaga ngo umuntu yashoje kaminuza ukagira n'ubwoba bwo kumureba, ariko Imana itwerekera imbabazi zayo mu bihome nk'iryo bikomeye. Hari igihe wumvaga ngo umuntu yize Burayi ubwoba bukakwica nawe kwikoza abantu ntibikunde, ariko ibyo bintu byose isi tugezemo nta kintu bikivuze. Ikigize icyo kivuze ni imbabazi.
hari igihe wumvaga ngo umuntu runaka ngo yitwa gutya ukavuga ati turapfuye n'iyo nzira ntuyinyure, ariko uyu munsi wa none isi yatugize barareshya. Imbabazi, nta kintu gihenze nk'imbabazi. Amagambo yavuzwe n'ibikomerezwa mu isi, hari ibindi bikomerezwa byaje, ayo magambo arabura. Imirimo yakozwe n'abaenjeniyeri bakomeye, hari abandi baje biranga, kuko wakoze igare si wakoze imodoka, wakoze imodoka si wakoze indege, baratandukanye. Ubwo nukuvuga ngo wakoze igare yari yariyemeye avuga ko isi ayifashe. Haje uwa moto baramwemeje, uw'imodoka ati reka mbarangize mwese, uw'indege ati nta kindi cyabahima, uwo ku kwezi ati nanjye ndaje. Abo bose bagenda barutana, ariko nta kiruta imbabazi. Ndimo nderekeza ku musozo ngo dusenge. Dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza n'imbabazi ze. Naho nshoreje. Iyo ni Zaburi ya 33 umurongo wa 18. Dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Iyo ni Zaburi ya 33:22. Ndashoje. Imbabazi z'Imana uracyazigendamo cyangwa wazitesheje agaciro? Kugira ngo umenye uburemere bw'uko Imana yakugarukaho, uze gusoma Zaburi ya 48 umurongo wa 10. Haranditse ngo Mana, twibukira imbabazi zawe hagati mu rusengero rwawe. Insengero ziraje zifunguke rwose neza, ariko Imana nitwibukira imbabazi zayo mu rusengero rwayo, kuko byanze bikunze uko byagenda kose Imana si umubyeyi gito, ntiyakwikora mu nda, ariko niyongere itugirire imbabazi, izikugirire, izingirire, twongere tubeho tubeshejweho n'imbabazi, turi mu mbabazi, tugenda mu mbabazi, turyama mu mbabazi, tuzanajye mu materaniro turi mu mbabazi, twongere tuburudike, turepete, dukore bya bikorwa byose, twongere twitange, twuzuze za nsengero twakingiwe tutujuje, twongere dupavome, twongere dukore ya masoroti twari twateganyije, dukore bya biterane twari dufite, ariko tuzabikore turi mu mbabazi, tutari mu muvumo n'umugayo. Umugisha w'Imana ubane n'abakunda Imana bose, bafite imitima itaryarya muri Kristo Yesu.